inshuti za Bitmedit, ni wa muhungu wanyu nk'ibisanzwe. Tugarutse tubibazaniye noneho iyo bita noodles. Noodles ni airdrop iri kubera muri browser nk'izisanzwe nk'uko ubushize duheruka gukora. Close yaduhaye amafaranga bamwe, abandi irayabima gusa, ariko we keep moving, so turakora tugakomeza tugasurvivinga. So nk'uko bisanzwe abakeka ko bino nta mafaranga abamo, aho abantu bibeshya cyane gusa, ariko icyo nababwira cyo amafaranga arimo ni make, ariko gusaba arimo. Dore iyo duheruka gukora ni iyo ngiyo muri browser. So muri browser dukoreramo airdrop nyinshi, sometimes ziratinda ariko amafaranga akaza. So tudatinze rero, reka tujye ku cyatuzanye. Urajya muri Play Store yawe, kandi wandikemo hano hejuru muri search ibisanzwe, wandikemo Measles browser, ni iyo ngiyo iza imeze gutya, muri kuyireba. Dukande open nk'ibisanzwe. Wowe urakanda install kuko deja nabifite. Uzamuke hano hejuru muri search URL, uspacetingemo link ndaba nasize muri description cyangwa se muri first pinned link comment, kuko njye ntabwo ndemererwa gupastinga link muri description, urayikura muri comment za mbere. Dore uko biragenda, uremezamo iyo link iyo ngiyo ya noodle, uyikandeho. Nitumara gusacinga turindire network. Nimba ureba neza, urareba hano hari aka kajambo add to Chrome, uragakandaho ukande OK, urindire birodinge. Mu gihe birimo birarodinga, reka mbere akantu tuba twikorera. Uraza hano kuri ubu budomo butatu, network ndareba ziri kugenda nabi. Urakanda hano kuri ubudomo butatu, ifunguke. Network irimo iragenda nabi gusa, ariko turarindira ibanze ifunguke. Gufunguka yongera yifunga, ariko turarindira ibanze ifunguke. So nikomeza gutinda, turaza hano kuri aka kantu, tuze kuri iri jambo noodle. Sinjya biragenda kubera network gusa, ariko nakeka mwaribonye noodle ngiri, kuko ari wo mushinga tugiye gukora. Wongera ukandeho, ukande kuri noodle ifunguke, ariko mbibutsa ubanze ufungure hano kuri desktop side. Uraza ukanda hano ku tudomo dutatu nkaho naberetse. Uraza ukande ku tudomo dutatu hano naberetse, ukandeho. Asigaye uze kuri desktop nk'ibisanzwe. Hano ubanze uyivivure. Yamaze kuvibuka, zoominge, uze ukande hano kuri register, kuko aribwo bwa mbere ugiye gufungura. Rindira ifunguke, iregisteringe.
sinzi ikibazo cya network hano ukuntu ibintu bimeze, sinzi gusa ariko turakomeza. Kureba ko kari kurodinga kongera igasubira kwa kundi uko imeze, sinzi ikibazo network ifite. Gusa ariko komeza. Okay, murareba ko yari ifungutse, sinzi impamvu isongera igasubira inyuma. Abantu bamwe barayijoyininga vuba na vuba, niyo mpamvu ifite kwigira gutya gusa. Okay, ndakeka birangiye. Uko bimeze rero ubu ngubu, nuko nguko ufunguke kuri register, uraza hano wuzuzemo email. Urazamo hano wuzuzemo email yawe, shyiramo username, password iri strong. Hano wongere uyiconfirme password, ushyiramo invitation link, invitation code, sigaye ukande hariya. So tugiye kubyuzuzamo aka kamwanya, twagiye. Urabanza ushyiremo email, username user.8, password. Tugiye kuba mpozinzeho video gatoya kugira ngo dukomeze. Password ushyira muri strong, hariya wongere. Dukomeze tujye muri groupe, tujye kuzana ka invitation code. Niho biri, abari kumurikirana bari muri groupe bo barabizi. So tugashyiremo, tugakopiye, tuze tugapestingemo hano, asigaye tuvivure, tukande ku kavi hano ahangaha, asigaye ukande register nk'ibisanzwe. Turindire turebe ahantu byapfiriye. Turindire babanze turebe, batuverifiye. Urakanda hano, urindira hano kuri verify. Turindire babanze batuverifiye tubone kwinjira. Okay, urakanda kuri verify success, urareba ko bayitanze, and then kandi register nk'ibisanzwe. Tukaba twinjiyemo muri dashboard ya NodePay. Turindire, mbibutsa ko tugomba gukora tutikoresheje. So hano kuko tumaze kuba twabona account, so tugiye kwinjira. Mbibutsa ko ugomba gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dutanga bijyanye n'ama-airdrop atanga amafaranga. Ukinjira no muri group kugira ngo uzajye uhora umenya amakuru yayo, nibyo byagufasha. So twe ubu ngubu dufite account deja, ubu ngubu ni ugushyiramo email cyangwa se ugashyiramo
gushyiramo email cyangwa se ugashyiramo username, byose biremera. Kurindira network ni insazi, ni ikibazo. Network ziri kwigaragambya cyane, biratuma video iba ndende, ko mwihangane. Ni ukuza hano tugashyiramo ya email yacu twakoresheje account. So dukomeze, tumaze kuzuza ibisabwa byose, hasigaye dukande kuri my account. Aho musanga hano bifunze kuri remember me uragafungura, hari abo muri busange bimeze gutya uragafungura. So kande kuri access my account, turindire ka kantu ka verification babanze bakazane, turarindira. Okay, dukomeze. Murareba no guhita dukanda kuri verification, turakanda aho batuvivure, verifying, baduhereze success, go ahead, and then dukande kuri my account, access to my account. Komeze turindire network. Saba kwihangana nyine, ni kuri murandasi niko bimeze. Sometimes network ziradukoshona, ariko bisaba kwihangana. Dukomeze turindire, tunakora refresh turebe. Iyi bayita nodo, ikaba iri hafi kuza kuduha amafaranga, ikadukore. Murareba ukuntu ibintu bimeze. Ni ukuza ugakora check in buri munsi, daily check in. Dore n'ahangaha njyewe maze kuyikora. Icyo usabwa wowe ni ukuza aho ngaho nk'uko bikwiye, ukazajya uzamura ugakora task. Iyo ugumye amasaha 24 kuri yo, arara ko baguhereza amanuzi ugaclaiminga nk'ibisanzwe. So dukande claim hano, barara baduhaye 2400 tumaze turi kuri network. So turindire arara ko bibaye. Noneho reka tuze hano kuri mission and task and earn, bereke ibyo mukwiye gukora, mukaguma kuri network mufite mukorera amafaranga. So icyo usabwa ni uko ufite Discord, ukaba ufite Twitter, ufite Telegram, naho ubundi amafaranga araboneka. Ukazamura. Uri kubibona ko njyewe maze guclaiminga amasaha 24 ndi kuri network. No kuza kuri Twitter yabo, ukaza hano ukaba followinga. Dore task ubasha gukora byihuse. Izi task hari iyi, akabiyi kuba follow, connecta Twitter no connecta Discord, ukaverifyinga email, ukafollowinga kuri X yawe ya NotPay, ugakomeza ukazamura, ukaza kuri Discord yabo ukafollowinga. Nanga bakakubaza ibibazo tumwe na tumwe mu buzima bwawe, amazina yawe, icyo ukunda gukora, blogs. Ababizi kuri TikTok barabizi. So icyo nakubwira rero, amafaranga ari kuri murandasi, nta handi hantu asigaye. So icyo usabwa wowe ni ugukora subscribe, ugakora like na share ku bantu bawe, kugira ngo basobanukirwe ibintu ukuntu bikorwa n'uburyo amafaranga aboneka kuri murandasi. So murareba nimba hano dukorera no notes,
ibihumbi bingahe, ibihumbi 3,400 ku munsi. icyo usabwa ni ugukora buri munsi, ukazajya uza ugakanda kuri daily check-in, dore ngizi hano, ukazajya uza buri gihe ugaklayiminga, nugera igihe cy'iminsi 14 uzajya uklayiminga 400. So urumva rero nta mafaranga menshi pe. aya ngaya ntabwo aragira agaciro ku bantu babizi, ntabwo aragira agaciro gusa, ariko ni soon as possible biraza gukunda tube twayabikura kuri exchange, bitewe nuko ba nyiri akawunti igihe cyo kuyasohora cyageze. amanode node imwe bari gusapozinga ko ishobora kuzaba iri muri mu idolari rimwe. So ibaze none ribaye mu idolari rimwe ibihumbi 3,400. So urumva harimo amafaranga. So mugomba gukora. Hari abantu bigeze kumbaza ngo ni gute ngo noneho ngo akadownloadinga ka application, uraza ukande hano ahangaha kuri dashboard nk'ibisanzwe. se nk'abasubira inyuma ho gatoya. urareba ngewe maze kwaninga nuze 5,000 mu minsi 2 yonyine nyikoze gusa. So rero icyo usabwa ni ugukora utitaye ku mvune, kuko n'ubundi interineti byakoresha ntabwo bisaba interineti ihenze cyane, urumva. So dukore amaboko mu mifuka, dukore. urareba ko kuri murandasi hariho ibintu ni bya bindi nababwiraga kuri, murareba iyo duherutse bayita close, twayikoze nayo muri browser. So twakuyemo make, ariko araza ntabwo ari kimwe nkayo kuri uzamura scrollinga kuri TikTok z'abandi bahimbye. So icyo usabwa rero ni ugukora subscribe, ukajya muri comment ukareba first pinned link, ukajoininga group kugira uzajya ufata information buri gihe nkuko bisanzwe. So ciao, turabakunda.